WhatsApp bakunzi ba Kiroso Filime TV. Uyu ni umwaka dufitemo ibikorwa byinshi cyane kandi bikomeye, dore ko tugenda tukanyarukira hirya no hino tukagenda tubashakira inkuru nyinshi zikunzwe cyangwa se zitangaje mu buryo bumwe cyangwa ubundi, dore ko nk'ubu ngubu twanyarukiye mu majyepfo aho twagiye gusura umugabo ufite impano cyangwa se ukora ibintu bidasanzwe, dore ko ahanini aba yibanira n'inzuki iwe kandi ntacyo zimutwara. Dore ko twagerageje no kuganira ku bijyanye n'iyi mpano afite, atuganiriza byinshi cyane. Ariko ndagira ngo mbere yuko dukomeza, wowe udukurikiye ukore subscribe, like, comment, yewe na share, urabukoze cyane. Uyu mugabo rero dore ko atuye mu majyepfo mu karere ka Huye, tukaba twaramusuye iwe mu rugo, dusanga afite inzuki nyinshi cyane. Atubwira ko impamvu inzuki zamukunze bakaba ari kumwe nk'umubyeyi we, nk'umubyeyi wazo, kari uko yagezaho yashaka kugira ngo azigire zimujyeho cyangwa se zimufateho, abanza gufata umwamikazi. Yamajije gufata umwamikazi rero, inzuki zose zihita zimwirundaho, aho yajya hose zikaba ziri ku mubiri we kandi ntihagire icyo zimutwara. Twakomeje kumubaza ibibazo byinshi cyane rero ku bijyanye n'Imana, ahantu yayikuye cyangwa se uburyo abikora ntizimujye. Atubwira ko yabitangiye kera cyane kiri umunyeshuri yiga primaire, aho yajyaga aho sogokuru we yahakuraga, akabona uburyo abigenzamo, dore ko na sogokuru we ibi bintu nawe yabikoraga, kandi nawe nizimujye akomeza kubireba cyane, dore ko yari akiri umunyeshuri, akomeza kubikopera rero arabyiga. Sogokuru we agera n'aho abimwigisha, yajya arwara akajya amenya uko ajya guhakura ubuki. Rero yatubwiye ko inzuki ari ikintu kimajije no kumugeza ahantu kure, ko byamuteje imbere, yaba ari iyo mpano y'inzuki, yaba ari ukukorera abandi, akajya kuzikura ahantu akazishyira abandi. Yatubwiye ko byamufashije cyane, dore ko byanamuteje imbere, kuko hari n'igihe abantu bava mu murenge umwe bakaza kumushaka baje kugira ngo ajye kubatwarira inzuki, kuko ibi ni ibintu namwe mubona bidasanzwe. Igihe wowe unabona ivubu kwiruka, we urabona ibintu bimwuzuyeho ukuntu bingana, urabona ni ibintu bitangaje, hari n'uwo wabibwira ntabyumve. Dore ko iyi mpano ye yageze aho ikanamugeza kure, aho iyo abikoze abantu benshi bamwirukaho bari kureba ibyo ari byo, ugasanga nyine nawe ni ibintu bimufitiye akamaro mu buzima bwe ndetse n'umuryango we muri rusange. Icyo nakubwira rero, we komeza ukore subscribe, like, na comment, dukomeze turebe iyi video. Ese ibi bintu koko uyu mugabo akora, ibintu bitangaje uyu mugabo akora, Yes, WhatsApp kunzi ba Kiroso Filime TV. Bashimiye mwese mukomeza gukurikira Kiroso Filime TV. Ari nayo mpamvu tubasaba gukora subscribe, like and comment, tukajya tubana umunsi ku wundi, kuko twaje kugira ngo tubagezeho ibintu byiza cyane kandi bibabereye nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Thank you.